Okay, twagarutse rero nk'uko bisanzwe, hari haciyemwo agahe tutavugana, ariko uyu munsi bibaye byiza ko noneho nongera kuza mu buryo mbona ni exposure nishyize kuri kamera. So ntabwo ari ibintu bisanzwe rero, ubusanzwe muzi ko duhura kenshi cyangwa se mu mbona mu buryo bw'amashusho, wenda se umuntu yabonye akanya k'akaruhuko agatarama akaririmbo turirimbo wenda akaririmbo ari kumva kari kumunyura akirikodinga nk'uko bisanzwe. Si twe twenyine tubikora, abantu benshi barabikora, ariko ni uburyo bwiza bwo kumva nyine wizihiwe unezerewe. N'ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo umuntu anezerewe akenshi araririmba, ubabaye agasenga, cyangwa se niba ubabaye usenge. Gusenga nako burya no kuririmba harimo gusenga, rero wumva ko hari aho bihurira, waba ubabaye waba wishimye nk'uko ubuzima bubidutegeka. Ibyo ari byo byose, kimwe muri ibyo kigufasha kuba wabona nyine uburyo ki wumva wegeranye n'Imana mu bantu tubyizera, cyangwa se mu bizera. Twizera yuko iyo wegeranye n'Imana, Imana irakumva. Ni muri ubwo buryo rero n'ubundi ngarutse, ariko atari uburyo bwo kuririmba, cyangwa se atari uburyo tutari kuririmba nk'umuryango wanjye muri rusange, ariko ngira ngo n'ubundi turusheho kungurana inama. Kuri uyu munsi rero navuga ngo ntibisanzwe ko noneho nje gucalenjinga abantu, nje gucalenjinga community dutuyemo hano muri iyi leta. Ngira ngo nk'uko tubizi mu buzima busanzwe, abantu baba bafite ibintu byinshi ku mitima yabo, baba bafite ibyo babwirana, ariko iyi nturo yacu cyangwa se iyi miturire tubamo, wagira ngo iradufata ikatuzirika. Niyo ubonye ka kanya gatoya kaga free time, ntabwo umuntu abona uburyo agakoresha, cyangwa se ntabwo abona uburyo yakwiexpressinga, ntabwo abona uburyo ki wafata ibikurimo ngo bigeze muri community bibafitiye umumaro. Ntabwo tuvuga ko bidafite umumaro, bidafite mu mumaro akenshi society twigisha kubifata tukabibika muri twe, ariko icyo ubona cyakubaka mugenzi wawe ukaba wagisohora mu by'ukuri. Ubu rero ni uburyo bwiza, buri mu buryo bukora ahantu henshi mu bihugu byacu, platform nka YouTube, Instagram, TikTok yo simbizi niba mu buryo bwa video z'ibiganiro cyangwa se mu ijambo ry'Imana, ntabwo ndabiha umurongo neza, sindabyumva, ariko naho bibaho. Abantu bafite ama live bajyaho bakabwirizanya, abasenga bagasenga, ariko ubu buryo bwa streaming cyangwa se mu buryo bw'ibiganiro bikozwe umuntu nyine ye-expressinga feelings ziwe, akenshi mbona uburyo bwa video ziciye kuri YouTube aribwo buri gukora cyane. Nkavuga nti se ino societe yacu ni iki duhishiye abantu dutuye hano? Hari abo na mentioninga bakunda kubona nk'utu tuntu tw'utuvideo rimwe na rimwe nyine dukoze mu buryo bwihuse, ntabwo nyamishyiramo umwanya cyane, bakavuga bati mfite ikintu navuga, uzampa umwanya, uzaze uzashaka akanya uze tuganire. Wabikora mu buryo bwinshi, watanga ijambo ry'Imana nk'uko nabivuze, waritambutse bigafasha imitima y'abantu. Briera bigatambuka bigafasha community muri rusange mu buryo buri spirituel, mu buryo busa n'imitima, cyangwa mu buryo buri social. Sibyo, hari ibintu byinshi ufite wakora cyangwa se wavugaho ubitse muri wowe. Hari impano ufite, hari abagabo nzi rwose hano bafite impano zo kuba bakomora ibikomere by'abantu mu gihe bafite, nta nubwo ari n'ibintu bigoye by the way, mu gihe ufite umwanya muri ka gatamoro kawe, cyangwa se muri cya gihe utari gushaka kwistressa amashift wabaye wirambitse ku ruhande, fata uwo mwanya uganiriza abantu. Uburyo rero numva nanjye nzanyemo nka challenge, kubwira abantu bari muri iyi community, abo dusengana,
ndabizi ko ho hari uburyo twateguye tuzajya tubikoramo neza ku buryo ki wenda turahishiwe ntabwo turabunoza neza, ariko ntekereza ko buzakora, ijambo ry'Imana rizakomeza ritambuke nk'uko mubimenyereye kuri New Hope Church. Ni channel y'urusengero rwacu, ariko kandi iyi shene yanjye nayo ntabwo ihejwe, ntawuhejwe ku biganiro, ntawuhejwe. Ufite icyo ubwira abantu, njyewe ndabacalenjinze, ngwino umbwira ati mfite ikintu numva twaganiraho, hanyuma tukigeze kuri iyi community turimo, ndetse n'izindi community zumvireho. Dufite ababyeyi, dufite inshuti, dufite abavandimwe bari hirya no hino, sibyo? Rimwe na rimwe baba bakeneye no kubona nyine cyangwa kumva ibituvamo, cyane abo tuba tudaherukanye. Rero numva ari challenge nziza yuko abantu bari muri ino state cyangwa se mu yandi ma state bashobora kubona uburyo ki bwo kuba bagira, muze tugire ute dufashe societe turimo, tuyiganirize, tuyigire inama, ibyo dufite muri twe, ibyo tubitse muri twe. Iyo niyo challenge, icyo ubitse muri wowe kiganirize bagenzi bawe, ijambo ry'Imana ufite muri wowe ribwire bagenzi bawe. Suni cyangwa se bitari kera, nitumara gukora setting nziza mu buryo ki bwa wenda bwa instrumentalize, duhamagare abaririmbyi baririmbe, imitima ifashwe. Ibi byose mbivugiye iki ku bw'iyi community turimo, kuko nzimwe abagabo rwose, nzimwe abadamu, nzimo urubyiruko rufite ishyaka ryo kuba rifite ibitekerezo bizima byageza ku bandi. Nicyo ama social platforms amaze, sibyo? Icyo ushoboye ugisangiza abandi, inama ufite uyibwira abandi. Twavuze uburyo buri sociali, tuvuga uburyo buri spirituel, tuvuga uburyo ki sinzi ubundi buryo bwaba busigaye umuntu yibonamo, kuko ntitubwira inyamaswa ntizitwumva, ariko mu by'ukuri reka twibande ku kiremwa muntu, hanyuma dukora ikintu kizima. Rero icyo nasorezaho, navuze ko ndatinda, platform uwayibuze kuri ubu ngubu numva twahera kuri duto dufite. Ufite iyawe wicaranye, sibyo? Ntago uri gushaka profit, uri kwi-expressing, ntago ushaka profit. So fata icyo ufite, fata shene yawe ufite, ni challenge. Ikintu kizwe challenge ni ukuvuga ngo kiba kizako uwumva kimufashije agikore, haguruka ugikore. Ufite telefone yawe, ufite iki, ariko icyo nabivugaga muri rusange nsabira ino community turimo, ntibigombera idini usengeramo, ntibigombera kampani ukoramo, ariko ufite byinshi uharonka. Aho hose uri ufite byinshi uharonka, kandi muri byo hari no kuba Imana yakubatse muri wowe, yaguhaye wenda gushishoza. Fata ubushishozi ufite rero, uze ugeze kuri rubanda, nabwo bwunguke, bityo dufashanye. So Imana ishimwe rero ko uko numvaga nshaka kusa nk'ubivugaho, challenging abantu, nababwira bawiri muri hehe, ariko bajya kumbwira ngo ufite ibintu wavuga, naragutegereje sinakubonye. Hari n'abandi ntiriwe mvuga impamvu uze nuko ariwe twigeze tubivuganaho. Hari abo nzi rwose bafite ukuntu muri bo bafite ibitekerezo mu by'ukuri. At the end rero nta kindi, nta kibaho kidafite impamvu, ariko vision nyayo yaba iyo kugira ute kuganira, ariko dusangizanya ibyo dufite by'ingirakamaro. So reka rero nse nk'uhinnye, ariko mbabwire ngo ngewe guhera ubu ngubu mushobora kutazongera kumbura, kuko anytime nzajya mba mfite free time yanjye. Briella please stop. Anytime nzaba mfite free time yanjye, nzajya ngerageza rwose tu idea dukeya mfite dusangize community. Numva atari ibintu bibi, asigaye Imana izaduha umurongo muzima. Ndizera yuko igitekerezo cyagize cyabonetse, haba hari na guidance yindi ndaduturutseho, haba hari impamvu iri kugupushinga gukora icyo kintu ku bwa community urimo. Ngira ngo mbibutse ko iyi state irimo abantu barenze 1000. Sinzi imibare, nta statistique mfite, bavuga ururimi twumva. Apati yabo ngabo, hari abavuga igiswahili, hari benshi hano bavuga igiswahili. None kuri tugeneralije, bitewe n'ama mission njya numva atumye abantu bagiye bari ahantu hatandukanye. Numva mission irimo
ari uguhindura ino community noneho rusange, utagendeye ku ibara ry'uruhu. Hariyo mpamvu nyamukuru mpamya yuko turi hano, sibyo? Ntago hari habuze abandi b'uruhu rusanzwe bakabaye bakisesinga ino community, ariko niba wumva hari icyo Imana yagukoresha ukabwira community muri rusange, utagendeye ku ibara ry'uruhu, utagendeye ku rurimi no ku muco no ku myizerere, uzubabwire. Hari Icyongereza nicyo navuga ngo ni mukuru wazo, kuko urebye majority cyangwa se abantu benshi nirwo bavuga hano. So platform rero wakoresha iyanjye, wakoresha iyawe, wakoresha iyitorero usengeramo, nkuko nari mbabwiye twebwe numva icyo kintu gihari, ariko itorero ryo akenshi numva umurongo waryo nuwo gusana imitima cyangwa se kubwirana amagambo y'ihumure. Rero mu buryo bw'indirimbo n'ijambo ry'Imana, ubwo buryo turabufite muri channel yitwa Utah New Hope Church, ariko nabwo iyi nayo yakora, ariko yo tuzagenda turushaho kubibabwira wenda n'integuza n'abatajya bareba inyigisho nziza z'ijambo ry'Imana dutambutsaho, nabararikira gusearching iyo channel yitwa Utah New Hope Church, hanyuma mukajya mukurikirana izo nyigisho, tukarushaho wenda kugira byinshi twunguka. Turi hano ku bwa byinshi, ariko ikiruta ibindi ni ubuzima, kandi ubuzima buri mu Imana, burimo n'amagambo afasha mu iterambere muri rusange. Reka closing rero kugira ngo ntabarambira, ahasigaye Imana ibane namwe, kandi mbifurije na weekend nziza ku bari bubone iki kiganiro muri weekend. Amahoro y'Imana, murakoze.